Murakaza neza nanone kuri Thinking Smart Rwanda, uyu munsi nagira ngo mbakemurire ikibazo kimwe gikunda kutubaho cyane, ugasanga urugero uri nko kuburawuzinga, uri kuri social media runaka cyangwa se wagiye kudawunilodinga ikintu kuri website runaka, ugasanga hari kuza ama advertisement ari kukubangamira cyane. Icyo kibazo rero nje kugikemura, ngiye kubereka browser wakoresha ukabasha gukora nta ma ad aza kubangamira, ugakora ibyo ukora neza. Icya mbere rero ku muntu utunze Android urajya kuri Play Store, ku muntu udatunze Android utunze iPhone urajya kuri App Store, tuze kuri Play Store noneho dusacinga application yitwa Brave browser gutya. Tuyisacinga, iyi ngiyi urayibona, iyi ngiyi iriho ikigabo cy'umutuku, iyi ngiyi rwose reka muri kuyibona. Numara uhite uzugire uyinstare, kubera ko ngewe iri installed ntabwo ndakenera kuyinstara inshuro ya kabiri. Numara kuyinstalinga noneho uyifungure. Iki gihe iyi ngiyi igufasha gukora ibintu byose nta ma advertisement aza. Urugero wenda urashaka kwirebera, kujya kuri website yerekana ama movie, nizo nkunda gukoresha. Ahangaha zino website zikunda kuba ziriho ama advertisement menshi, ariko iyo wakoresheje iyi application nta advertisement n'imwe igizaho. Iki gihe ubasha gukora nta kintu kiri kukubangamira. Nk'izi movie zasohotse nazidawunilodinga, nta ma ad ari kuza ambangamira. Murakoze.